Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV nkuko mumaze kubimenyera. Nge ni Jean Pierre aho ndi kumwe na Bwana Kofi geopolitical analyst. Watangira usuhuza abadukurikiye bose reka tubasuhuze abantu mwese muzi ko mudashobora kurara mutarya ikiganiro cyacu. Hari n'abantu bajya banyeza za screenshot kambwa ati dore ubu ngubu mbonye akanya saa 7 z'ijoro ariko sinshobora kurara ntarayibye icyo uploadinze. Rero abantu nk'abo turabashimiye ni by'agaciro kandi ubwo bivuze ngo uko dukora commentaire ku byasohotse baba babishima. Noneho harabitugaragaza no mu comment tukabasubiza scientifiquement. None hari n'abandi dufata nk'abantu bicyuka bandika ibyo babonye bakita umuntu amazina ari exploiter nakigezweho. Hari amazina ngiye ntabwo ajyashaka kunkangagira yakareka ibintu byarangiye kera. Donc ni baje bakwita amazina nyuma kagero kayamenyera kumva ko ari no by'icyuka biraho. So abantu bakunda ino channel reka mwese tubashimye. Ego uyu munsi rero turi bwaze kudufasha gukora comment ku byasohotse ku ntambara yo muri Kongo. Yewe tuze no kunyura muri Middle East ariko ho ntabwo turirwa dutindayo, uraduhaho make ku byasohotse. Ese hari ro contre-offensive uyu munsi zo kuri Ukraine ushobora kuza guha abantu? Ubundi ro contre-offensive dukunda ni zibugira akamaro kuri terrain. Ego muvuga ngo wohereje lobby ukohereza cyangwa ammunition. Ego noneho muri diplomasi naho hari zo twemera nko gushyira nk'iyo wakoze ibintu by'Amerikane kujya muri European Union wakoze zo silances kujya muri OTAN wakoze zo silances izo nazo ziba zi strategique. Ariko izindi zo nabonye zasohotse ntago ziri muri zo domaine. So rero navuze neka tuzihorere ejo tuzareba izindi. Ego Deka rero tuhite dusimbukira muri Kongo vuba. Murabizi mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo imeze nabi cyane. Turi kubona impunzi nyinshi cyane mu bice bitandukanye Sake yewe no mutundi duce twegereye mu nkengero za Goma. Ese nkaho nk'umuntu uri gukurikiranira iyi ntambara hafi uri kwirebera hafi uri kubona igeze mu ruhe rwe? Intambara igiye kurangira rwose kuko iri muri phase riche. Buri muntu abari kwerekana capacity. Rero hari umwe ubwenge akavuga ati uyu muntu abona afite capacity ziteye ubwoba reka nshaka uburyo mva muri no ntambara. Urebe intambara buri igiye kurangira. Neza ya nuvuga ngo UPDF na Wazalendo intambara yabigiye kurangira. Mu mboni zawe hari abari kuvuga ko M23 uri gufata uduce twishi tugiye dutandukanye yewe bakanemeza ko Sake yamaze gufatwa. Mu mboni zawe uri ibintu uremeranye nabyo? Icyo wita gufata ni iki? Nta hantu na hamwe ndi kubona ngiye hafashwe. Mu mboni zanjye ko ndeba intambara. Kuko burya ntago burya abantu bose tureba ino ntambara kimwe. Hari abantu bumva ko intambara ari ugufata uduce. Hari abantu bumva ko intambara ari balkanisation. Biterwa na dimension yireberamo ariko ngiye intambara ni yamabuye. Ngiye burya niyo wafata ahantu ntucukure. Kuri ngiye bwo byo n'icyuka. Kuko nyireba in terms of minerals. Kandi nturi gucukura. Kandi urahagaze gusa. Ni burya n'udacukuye Kisekedi nawe ntacyo babimubwiye. Kuko nawe ni yamabuye. Arimo ararengera amabuye y'igihugu. Niyo mpamvu bahuza za surveillance aérienne. Kuko burya bino by'indege byaramufashije. We yarajya avuga ati Ituri no Kivu na Sida Kivu n'ahantu hanini cyane. Niyo wagura ammunition zo ku butaka ntago zajya zibona uko zitembera iyo misozi zimanuka mu bibaye zigira gute. Akoresha Air Force. Drone imwe bishobora gusurveya iyo area yose mu minota 30. Ikabizanya makuru. Ikavuga ati tubonye abantu bari gucukura. Iti sinyara bakoheza suko ikagenda iti bombarita. So rero ni mu gihe uri kubona soko itari gukora uze ngo nta kirombe cyakozweho. Kandi iyo nta kirombe gikozweho ibindi byose birahutse nothing. Kwintambara ntabwo uri kugira kuri za ntego za minerals niko. So rero ngewe ubu ngo kugeza ubu nge nta hantu hafashwe ntaho. Turi kubona impunzi nyinshi cyane zihunga yewe hari n'abari kuvuga ko bari kumara iminsi 2 batararya. Yewe urebye n'utu video turi gucaracara turi kwerekana ibibunda binini cyane bya FARDC byesitaye mu baturage. Kandi tuzi ko iyo barasaso ku rusaku rukomeye cyane rushobora no kumena amatwi cyane noneho ku bana. Ese aba baturage bo amaherezo yabo azaba yahe? Ndagira ngo ko by default ahantu hose habere intambara impunzi ziba
produced. Yego. Noneho burya muri Kongo icyo navuga nuko impunzi ziri guhunga ni amatiribi yose. Yego. Noneho burya kuri impamvu mvuze ngo ni amatiribi yose nuko sociopolitique y'intambara tribi ni fondamental. Yego. Noneho iyo umuntu avuze ngo hahunze amatiribi yose hari ibyo abashaka kwimplika muri iyo ntambara. Yego. Niyo umuntu avuze ati mu matiribi yose ari hariya imwe yonyine niri guhunga nawe hari ibintu abashaka kwimplika kuri iyo ntambara. Yego. So rero impunzi zigunga na matiribi yose ntago ari tiribi imwe yibasiwe. Ni tiribi nyinshi. Ariko aho ngaho ntabwo uri kudusobanurira neza, ndumva bidasobanutse ukuntu. Hoya nibishaka bigume bidasobanutse nta kibazo. Nkubwiye ko impunzi zirigunga ni tiribi zose. Yego. Okay. Haseri ibyizi impunzi irabigira gute ko zikomeje kuba nyinshi cyane? Burya rero kimwe mu bintu nzi nuko Amerika idashobora gutakaza ikintu bita UN. Yego. Kuko kirayifasha cyane mu gukanga isi. Noneho nimba UN bayihaye amashami bivuze ngo nta nemwe bashaka gutakaza. Yego. Ngo rifunge imiryango. HCR rero ishinzwe iki? Impunzi. Yego. Bivuze ngo izo mpunzi muri kubona aho ngaho bivuze ngo HCR yo iyongeye ari yabonye akazi. Noneho ikintu ugomba kumenya iyo umuntu yubuye intwaro ambwira ko mu bintu haranira harimo no gucyura impunzi. Ngenda banza ngo gusaba dokima yerekana ko wavuye muri HCR bakaguha uburenganzira bw'ibyo bintu. Kuko ntushobora kubacyura bataguhaye dokima yo kubacyura. Kuko nubundi status baba bafite ni y'impunzi under HCR. Oya nose amakampiri sibagaburira se. Ni bije yabo ni HCR yimenya. Yego. Iyo uvuze ngo ushaka kubacyura ndavuga ni nyereka dokima yerekana ko HCR yakwemereye ibyo bintu. None iyo utayinyeretse. Yego. None ukaguma ukubura intwaro. Ahubwo mpita mbona ko wowe na HCR mubiziranye. Ko ahubwo no mushaka kuzongera. Sinzi impamvu yo context. Kuko urumva ni ubura intwaro muratuma hari izindi zisohoka aho kugira ngo zinjire. No kuvuga ngo nimba ubuye intwaro utari bucyure za zindi. Yego. Bivuze ngo izo ugiye guproducinga zahita ziyongera kuri za zindi ahubwo zibe nyinshi. Aha. None nimba ari byo nabyo HCR ishaka bivuze ngo mubiziranyeho. Aho ngaho nta kindi twareze. Cyakora. Yego. Kugira ngo nyereke ko mutabiziranye kurinyeretse dokima mbere yuko buri intwaro ko yagoye uburenganzira bwo kuzacyura izo mpunzi. Yego. Iyo utayinyeretse mu buziranye aho mugiye kuzongera. Twabonye M23 isohora itangazo ririmo ingingo 3 ngira ngo uze kudufasha gukoraho komanteri uko weho ubyumva nk'umuntu nyine ukurikiranira hafi by'intambara. Neza cyane. Ingingo ya mbere M23 ivuga ko itagamije gufata Goma kuko ngo iyo ni propaganda iri gukoreshwa n'abantu bashyigikiye FARDC. Bakavuga ko yewe gusa ibisasu byabo bigomeje kubagwaho bino bibunda biremereye byatuma bongera basubira ku mugambi wo gufata Goma. Ibyo byaba bivuze iki? Ubundi iyo umuntu afite revendication aharanira kuzigeraho. Yego. None kugira ngo uzigereho usettinga za results. Ukavuga ati aba bantu. Yego. Kugira ngo bumve ibyo mvuga nuko hari ibintu mfatira. Yego. Mu bintu ugomba gufatira naho leta ivana imisoro. Kuko nureba ibindi bice bya Kongo na ahantu ushobora guhagarara ukareba ahantu hangana ikibuga kinini ntanzu irimo. Icyo ngicyo ugifashe it's nothing. Ahubwo nka Goma harimo amazu harimo ibiki byose harimo service iyo hafashe. Ni nabwo n'abantu elite bavuga atari ko hari abantu bagiye mu biganiro kubona ibintu bi strategique maze gufatwa. None umuntu arakwibwiriye ngo ngiye hari strategique si mpashaka. Bivuze ngo umuntu aruvandikasi afite. Ntazo rwose. Kuko ariko se ubwo impamvu atashaka nuko afite ubushobozi bwo kuhafata cyangwa nuko atabufite. Oya gende ndabanza ndeye kuri context yo kuvuga ngo suhashaka. Yego. Kuki utashaka kandi uzi neza ko ari wo hashobora gufatwa akabiganiro. Noneho ku cya capacity nabyo dushaka kubisuzuma. Yego. No kuvuga ngo Kisekedi dukurikije amagambo yavuze.
kandi Amerika irabizi ko Tshisekedi adakina. yego Bivuze ngo dukurikije UPDF burya ntabwo yiha intwaro, nta nubwo yikora diplomasi. yego Abagukora diplomasi kwa ko bo bazu uburyo Tshisekedi ameze muri espace, bashaka kuvuga ati uriya muntu ari seri, ariko wowe uri kuri tele ushaka kuba utabizi kuko uhora mu masasu, bakwarumye nawe uri mu bintu utazi ibyo ari byo. yego Bariya bo hejuru bandi bo bazi ko Tshisekedi atari gukina, kavuga ati goma aho ni wa mugani tuyihorere. yego Ariko noneho ni muyihorere Tshisekedi araba batsinze kuko ntazigera aza he ku biganiro. mu biganiro. Ashaka kuba ari nawe umutego nawe yabateze. Kuko Tshisekedi nimba avuze ati nge sinshobora kwemera ibiganiro, nawe akora rizuti zuko atazabyemera. yego Icya mbere agura military capacity ziteye ubwoba. Icya kabiri amena force de frappe kuri Biden, yego abigiremo inama na Chine n'Uburusiya. Icya gatatu arakubwira ati hari aho ntuhakandagira nzahita nzura ibindi bintu birenze hano muri region bifata kare kose. yego Rero kudakandagira Goma nimba Tshisekedi yarabisetinze nawe ukaba uri kubyubahiriza bivuze ngo yagutsinze. Nuko ngo ingingo ya kabiri, Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 yiteguye ibisubizo by'amahoro byose, ndetse yewe no kuva mu birindiro mu gihe ceasefire yaba ishyizwe mu buryo cyangwa n'ubundi buryo bwose bw'amahoro bwazana ibiganiro. Aho bimeze gute? Ubundi aho hantu Tshisekedi hari ingingo yatanze kugira ngo habeho ikintu bita ibiganiro. Naho yatanze ingingo. Buriya ni nkuko Zelensky nawe avuga ati isi yose iba mushaka ko intambara Ukraine ihagarara. Mwabwiye Putin agakora bino bintu. Noneho hari igihe bamusetingira ibintu bitagize bitashoboka. Bazi neza kutakora. Noneho akahita avuka yuko ari we wanze ko intambara irangira. Bo bararega mbere bakabishyira hariya. Iyo utabyubahije bivuze ngo niwe kibazo. Tshisekedi nawe yaravuze ati nubwo nanze ibiganiro ariko ngiye gutanga ibintu hari badashobora kwemera bazasigara ari bo kibazo. Aravuga ati nimuze mbabarure. N'umubarura asanga ari umugande. Noneho nabo umugande bivuze nta mugande ufite uburenganzira bwo gusaba ibintu leta ya Kongo. Kandi nawe azi neza ko ari umukongomani. Iyo umubwiye ngo umubaru yahitaza rwose. Kuko ibimenyetso yaba bifite. Ariko ikibazo n'umubaza se urasanga yitwa nde? Kainerugaba. N'umubaza mama usanga yitwa nde? Harya nta zina ry'irigore ry'iriganduzi. Ndakurahiye. Rero aho ngaho yahise abatsinda. Nahise ubwo koko uneze ubwo wagana n'abagande koko. Kandi bitaga abakongomani. Urumva icyo gihe biragoye. Urumva rero M23 iramutse igize gutya. Ikavuga ati mureke twemere batubarure yabitsinze. Tshisekedi no yatubwira nayo ibintu biri gutuma atumva abene igihugu. Ese kuki ubundi M23 yitabyemera ngo byubahirizwe birangire nizo mpunzi yewe zitari? Hari undi mugabo w'Umuganda yitwa Otafile. Uyoboye nyene kwa kundi bafata ubundi NRM utari umuhima ngewe ntago bambwira ngo uri muri NRM. None bafashe umuntu bamwita ngo ni Otafile utari umuhima baravuga ngo ayobora ishyaka. So rero ubushobora kuba umuntu wo muri UPDF ugasanga ise yitwa Otafile. Neza ubwo ntabwo bari umukongomani. Ntabwo bari umukongomani ubungubu. Mu ngingo ya gatatu baravuga ko M23 ishaka ibisubizo byo binyuze mu nzira ya political dialogue, ibiganiro bya politike, ndetse ko M23 iri guhamagarira amahanga yaba akarere cyangwa se mpuzamahanga international level gufasha muri iyo gahunda y'ibiganiro. Ibyo byaba bivuze iki? Nuvuga ngo perezida wa Tanzania, perezida w'u Burundi, ofete na Evariste yarabivuze ati nta bimenyetso dufite ko M23 atari abakongomani. Ariko ko yatubeshuwa nibemere tubabarure. Nawe yarabivuze kera mu minsi ya mbere. Perezida wa Tanzania nawe aramutse aje imbere ya Tshisekedi akavuga ati umva ibi byo bari abantu bakubwira. Yahita avuga ati mpa maranga muntu yabo.
perezida yaba Kenya yaba Ruto yaba ndi yabanza akavuga ati umubaje amarangamuntu yabo mbere yuko azavuga ngo ibiganiro tanga amarangamuntu yabo yego ture nimba atari abanyakenya uzanye intayo yabona none se iyo UPDF ivuze ngo amahanga dufashe mu biganiro mbwira umuntu waza imbere ya Kisekedi atajyanye amarangamuntu yawe biragoye ntawe biragoye ubu ni ukuvuga ngo UPDF nivuga ati twebwe turabagande ibyemere iyo ni step ya mbere yuko umuntu ashobora no kuyikemura ibibazo yego icyaka bivuze ati turashaka amabuye yego aho ngaho byemeye rezerite twakora programme y'ukuntu ibibazo bikemuka ariko mu gihe hatabo kuvugisha ukuri kw'ibintu nukure kukanyagirwa niyo mugiye mu biganiro ntago donc kwa ko ukuri kwanya ko kutavugwa ubundi kumeza ibintu bikunda iyo muvuze ukuri bundi ibintu murwana ni ibiki ariko iyo utabivuga ntago bishobora abantu bagapima neza nimba ibyo musaba koko bishoboka byaba bitanashoboka bakakwereka impamvu bidashoboka nka kwa kuri nakubwiye ni CNDD na Museveni baganiriye baragana rwose ibintu kagera kuri some ariko kwa ko ubundi igituma bahanganye batakivuze ntabwo babikemutse iyo bukiye mu gitondo ujya kumva ngo redi tabara ngo yagarutse kandi uruzi ko ibintu byakemutse kubera iki yagomba kubwira ati ngiye ntabwo nshaka kutegeka Burundi yagomba ubundi kubikubwira kabimenya ati nimba ndava kuko nicyo kibazo none abikubwiye nibwo mwagana ukubwira ati none umbwira impamvu ushaka kumvaho werekana uburyo none Burundi uzabuteza imbere utwereka izo mekanizme ariko ntabyo avuga ubwo si impamvu se yuko n'ubundi abazi ko bitakemerwa nyine niyo mpamvu nakubwiye ni kuvuga ngo Reverend Ndikuriyo na ba Evariste n'iki byose ngo Burundi ngo si ubwabo bunteze n'ubwande donc ntabwo bindi biba bishoboka ibiganiro uko icyo barwana ntabwo bakivuga twabonye Gisekedi avugana na sekreteri wungirije muri Loni ushinzwe amahoro Bwana Lacroix bavugana kuri peace operation yewe ndetse n'uburyo MONUSCO yava muri Congo ibyo byaba bivuze iki kuri iyi ntambara ubundi nureba umuntu witwa Kisekedi ubundi we yarazi ko diplomasi na propaganda yabirangije ubungu bafokasinze he kuri front line none Biden nawe ubundi nawe aramaze kubona ko Museveni atatsindiye intambara amabuye donc cyajyanye twita red network kwiba amabuye bidashobora byaga mbega bitazongera kuraninga neza none arashaka kuva muri ibyo bintu ariko noneho abanyamerika iyo beretse indi projet yo kwiba bari confirm ashaka ko yabivuyemo mu gitondo akavuga ati no ntibirarangira hano dufite indi cano icyo gihe akabikwemerera none yabikwemereye wowe tumusaba ikintu kimwe kaga ati Kisekedi kwa kwiyahuze muri diplomasi kuri tele hari ibyo tugeraho impamvu kera mvuga ngo bafashe uduce rero Kisekedi iyo bahagurutse bagiye kongera kumuhuza muri diplomasi none baza bavuga n'ibintu nawe yarasanzwe asaba muri diplomasi kavuga ati arimo arasaba ko MONUSCO ihava arimo arasaba ko twatanga amahoro mu karere reka bari byo tujya kumuganiriza tumuhuze muri diplomasi impamvu byayo ni bumva ngo byamanutse biza kumuhuza kugira ngo ahuge none se kuki Gisekedi we atamenya ubwenge ngo amenye ko bari kumushuka ariko ibyo bamubwira yibande kuri tele ubundi biterwa n'uburyo umuntu arwaye intambara Gisekedi ntabwo arwaye intambara yo kwiyahura ubundi umuntu urwaye intambara yo kwiyahura niwe propose ibindi bintu ntabyumve Kisekedi we uburyo arwana intambara ntabwo ari ubwiyahuze ni wa muntu ushobora kuronshinga programme wamubwira batari ko nagutya akabikumva kuko ntabwo ari kwiyahura kandi ni umuntu utwara ibintu gake step by step kuko n'undi arabizi ko balkanization igamijwe itagerwaho arabizi neza ko nawe wafashe utari gucukura niyo mpamvu rero nihaza akantu kandi kakumba agomba kunyuramo nubwo mwagahimbye arakanyuramo kuko azi mekanizme
all UPDF nta kintu na kimwe ushobora kuyipropoza ngo yumve kuko bo ni one way ni urugamba gusa kandi numva bavuga ko baremera peace talk na political dialogue ariko ibyo nakubwiye ko hari ibintu babahaye bagomba kubahiza nabo bazi ko batabyubahirije twabonye ambasaderi wa US muri DRC kuri X yahoze yitwa Twitter avuga ku bihuha bigomeje gukwirakwira bigamije guhungabanya umubano wa Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Amerika ikeneye Kongo itekanye kandi ishikamye yewe avuga ko amahoro muri Kongo yaboneka igihe hubashwe ubusugire bwa Kongo yewe n'imbibi ku buryo nta uvogera yewe anaboneraho gukondana M23 ayamagana ibyo byaba bisobanuye iki ni muri za mekanizme za Amerika yuko ibishaka kwerekana ko iri kumwe na Kisekedi ubundi Amerika nakubwiye ko Kisekedi umuntu azafasha muri centre géopolitique azagera ku ntego rero Amerika ikora ku buryo Chine na Putin batadomina Kisekedi bonyine ubundi Amerika yavuye muri no ntambara yivuyemo ikibazo n'abantu regionali bayipropose ibindi bintu niyo mpamvu isoro dutangazo two twerekana kuri kumwe na Kisekedi iki byose ikiregura kagira guti ariko ikibazo abantu bari kuri tele niyo bayibwira ibindi bintu ubwo ari nka kiragiye cyahise M23 byari ko byarangiye ubwo Amerika yavuye ikibazo rero iyo UPDF uri murambwira impamvu iguma mu ntambara no kubera iki genterine Museveni yaragiye afata urubyiruko arwereka ko akaza ari UPDF gusa noneho arangije akora ku buryo nta nteko agira imubaza ngo abantu bajyahe bivuze ngo kubasohora hanze bajya muri Kongo nta kibazo Amerika nubwo yaba yavuye muri ibyo bintu wowe ufite uburenganzira bwo kumumenayo kuko ufite benshi nta nukubaza ngo bari kujyahe umva icyo gihe ibyo bintu ntago bizarangira kereka Uganda nta rubyiruko igifite ni bari bakuru cyane cyangwa bavutse ejo za 2010 doko Uganda ifite urubyiruko rwinshi nta nakazi rufite akazi ni UPDF gusa ejo nahoze mbabona batonze imirongo hariya muri Beni bashaka gutya neza bari kwinjira nka hari wabo neza gutya binjira kandi ari impinja ntago babyoroshye so rero rega umwana muto niwo ushobora gukoresha ibintu ntashyiremo logic ngo atekereze ingaruka yabyo azagumya barohe mpaka none se ko harana n'umubyeyi baza ngo umwana wacu muki igize imana ubona umurambo bundi nabwo wagize imana kandi nabwo ugomba kubuzwi wenda muri quartier uzwi iki cyangwa se yari yarize ahantu heza ariko ubundi irepfiyo ngiyo nta nubuza nta cyo bigubaza yego twabonye hari urubyiruko rw'abakongomani muri bari mu myigaragambyo bigaragambya bamagana US muri DRC ibyo bintu wabibonye gute wabyakiriye gute mu mboni zawe sese nakubwiye ko urubyiruko rwa Kongo ari abantu bafite conscience ega kuno Museveni ahora ateza akavuye muri Kongo abantu urubyiruko rukurikira zino radio ngo za Okapi ngo za Top Kongo zo zivuga ati Museveni uteza akavuyo hano rero baje gukura bafite conscience politique no baravuga ati Museveni ndo wamuzanye mu karere basanga na Amerika mu gihe hari kuzuka ibintu nk'ibi baravuga ati undi Amerika wabwiye Museveni wakava hariya ko ari wamuzanye ko ari umuharobi ko ari umukora ibintu byose ko ari we yakumva kuri nose none Amerika rero nayo ko akuntu Museveni amaze igihe mu bintu hari ya Amerika ibivamo ariko Museveni ko akora region ayizi iyo misozi yayimenyereye yagize gute ndetse afite n'abantu bo kurohayo ntajye umuntu mwishyuza ntajye umuntu ubaza hari igihe wihererayo ukumva Amerika yo ngambwe ati wavuye aho hantu ariko ntiyumve akaba ariyo nta ruhushya rwa Amerika ruhari cyane rwose byo si byamushyira muri risk yo kubura na duke yari afite niyo mpamvu Kisekedi avuga ati ngiye muzame permission nimba mwe byarabananiye
ntabwo biba byoroshye. yewe twabonye umuvugizi wa guverinoma ya Congo Patrick Muyaya ndetse n'umuvugizi w'ingabo za Congo General Ekeng bakoze inama n'abanyamakuru kuri briefing y'iyi ntambara. Yewe umuvugizi wa FARDC yavuze ko military operation ziri kugenda neza, ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo M23 bayivane ku butaka bwose bwa DRC. Ese n'ibyaba ari propaganda yo kugira ngo abaturage ba Congo badatuye no Rukivu na Sud Kivu batagira amakuru menshi bamenya? Mbona kuvuga ngo ubundi General Ekeng ibyo yavuze nanjye niko mbyemera. Hari ahantu hari ammunition zitewe ubwo. Yego. None Kisekedi rero ubundi tugende nko kuri Air Force akoresha 1% of capacity. Burya se? Oya Kisekedi rega ino ntambara ntago yigira intambara. Buriya narinzi ko Sukhoi uko azifite ndasafite. Oya 1%. Kisekedi abikuye Sukhoi nta n'inyoni hari muri no Kivu yasigara. 1% of Air Force. Yego. None kuri tere hari intwaro rwose adashobora kuzana hariya. Kisekedi afite ATACMS. Yego. Afite izo twita HIMARS. Yego. Afite izo twita surface to air missile. Afite bya long range missile nka biriya bizeska bayohereza kwa Putin mo imbere. Yego. Arabifite. Ariko ntashobora kubikoresha hehe ku baturage be no ku butaka be n'iki byose. Ubundi abashaka ngo intambara yaguke bikoresha n'ahandi hantu. Nibwo muzabona capacity ya Congo. Apache yakoze umunsi umwe gusa. Kandi byage kugaragara ko yayikoresheje ku butaka rwose hitana n'abandi bantu batari bakenewe bazize ubusa. So rero Kisekedi yakoze avantire ku ntwaro ku buryo akeneye handi anazikoresha atari hari yamubona. Ese ubwo si byaba biri mu bituma adatsinda M23 byihuse, kuko abantu bakunda kubyibazaho iyo bumvisha ibikoresha afite ariko bakumva M23 itari guhita kubitwa ngo irangire. Ariko se ikibazo kurasa umuntu westaye imbunda ku ishuri, westaye imbunda ku bitaro, ubuzi ko ari wowe iri buhitane gusa. Oya ntibishoboka. Nahise ubwo wo muruzi ubwenge umva wakora ibyo bintu. None se undi kuzi neza hakuri intwaro waba ari uhujya. Ubundi nge sinzi ikibazo abantu baba bafite. Ko waretse agahangana n'umuntu witwa Biden akamukanga byanyabyo none akanamusaba permission. Kavuga ati ngiye nintangira akazi Loni ntizansakurize na Amerika ntizasakuze naberetse ibibazo. Patrick Muyaya yavuze iramvuga iri diplomatique. Kuko yavuze ko icyifuzo cya President Kisekedi cyo gutangiza intambara y'akarere kose kitaza akakanya kuko hari ibintu bitarakemuka. Ubwo muri ibi yashatse kuvuga iki muri make? Ikintu cya mbere kitarakemuka ni diplomasi kuri iyo ntambara. Yego. Donc kumeka ngashobora ko Loni itari busakuze na Amerika itari busakuze. Kugira ngo batanyuma batazavuga ngo wo crime ngo ibiki. Yego. Ikindi cya kabiri Kisekedi ni umudemokrate yavuze ko azabaza nde Pariroma. Pariroma ngo ntago irajya muri system. Yego. Kugitangira gufonction ntago birakunda. Ikindi ntago araboneka base arrière yo grande photo. Kuko nakubwiye ko bashaka kubanza gukiriyaringa iriya area kugira ngo uzabona setting amaka militaire amaradari za air defense system n'ibiki byose. Icyo kibuga ntikiraboneka neza. Yego. Urumva aracyari result. Zibura. Kandi nundi Kisekedi n'umuntu twara ibintu gake. Yego. Hari ubwo isi giye kurangira ngo izarangira atabikoze. Yagenda gace se bakamusanga Kinshasa mwuka byana. Nakubwiye ko afite surveillance aérienne. Nowe ntago urabasha kumva akamaro kare amadrone. Urumva hari zitanga uzibeshyure ngemaniyema. Yego. No kugwa mu nzira. Noneho birano byanyongera na Kicanga birani small. Yego. Very small. Byanga binoga no kuvuga ushatse kwikomeza ngo ujye ariko se Kinshasa biranagoye.
bajyayo ibirometero 2600 hafi 2700. bajyayo n'iki noneho Wagenda ibirometero 5 batari kukureba. bajya bagenda Ninjoro se nakubwiye ko afite Space Force si ikora bitewe ngo n'amanywa nijoro. bifite za night vision Vuba cyane. Memu na FARDC na Special Force ya FARDC ifite zira ngofero twita helmet. Zira abadage bajya baha Zelensky. Amajomera ashobora kureba no mu birometero nka 4. Urumva biragoye. Kandi nijoro. Yewe biragoye by'intambara. Noneho uzareba ingofero y'PDF iba yambaye. Abari bitoroshi risanga. Cyako yo PDF kweri. Irakennye biteye ubwoba. Njya ndeba ingofero bambaye zimeze nka zindi sinzi ni mujyi ya filime z'abanya Vietnam. Ziri abaye ari utugofero abanya Vietnam baturuka ku misozi bambaye tumeze nk'udusorori. Nitwa PDF yambara. Kandi Kisekedi aragenda akagura helmet. Erega ingofero z'abadage zigezweho. Rega turebye ubukungu bwa Uganda ushatse gukoramo ibikoresho bigaragara bwagwa mu mazi burundu noneho. Nteze Uganda igira ubuhe bukungu. Umuntu ugira ubukungu ni Museveni wenyine. Kandi uno ikibi cy'ibyo bintu nta muntu ushaka kumuga ngo asore. Ikada se wasora nyine kandi ari wowe unase hoya ushaka kumuga ngo asore wataho ugasanga papa we yapfuye. Nibijya bibaho urana Putin nawe zira business ze ntago zishaka gusora ninde wamusoresha kada ese we ntiyagira uwo mutima wo gusora se mu rwego kugira ngo abo musoreshwa mwiza nawe gasora se aravuga ati igihugu ni icyanjye ariko uzatuma tubikoraho ikiganiro turebe ingaruka bigire y'umuntu igihugu yakigize iki ese yavuyeho umutungo yari afite bigenda gute usigaranwa n'igihugu isigaranwa n'umuryango byanga bino gatuzagikora ikiganiro ko mbafite amatsiko cyane oya nge ntekereza ko ahubwo bawujyana mu isanduku niso waba wirunda ibintu byose uzi kutazabijyana waba uzi ko bifite akaye kamaro nta nubwo baka ibikorwa remezo bigaragara basingwa abantu bazasigare bakwibukira oya ngenzi ko awujyana ahubwo tuzakorera research nimba ari byo icyo kintu rwose turaza kuzagikoraho turebe nkuko twari twabisezeranyije abantu ntago duherutse kureba muri Middle East uko ibintu bimeze ariko mu minsi ishize ejo twabonye Blinken ko yakoze urugendo rugira rwa gatanu n'urugendo rwa gatanu muri Middle East urumva ko arahasuye cyane aho yasuye ibihugu bya Saudi Arabia, Egypt, Qatar yewe na Israel ndetse agera no muri West Bank. Yes. Ese Middle East ho bimeze gute bihagaze gute? Middle East icyo Blinken ashaka ari ahantu no kuvuga ngo abagiye guhagarika icyo twita tension zishobora gukwira region yose. Bari abantu barashaka ko umuntu ujya mu ntambara ari Liban donc Hezbollah, yego, Bashar, Hamas, Houthis, nabo ngabo gusa. Jordan ntibayishaka ibyivangamo, Qatar donc abandi basigaye bose. Noneho head w'ibyo bintu bitwa Iran. Yego. Barashaka finance ibyo bintu byose akabura amafaranga. None nabura amafaranga ari focusingaho za drone ha Putin zitangiye zigabanuke. Sema munavuga ngo Putin yanze kujya gufasha Hamas. Yego. Kuko nuyijyamo Iran iramena muri usanga irimo ibagirwa ko nande harande abantu ufite n'intambara. Yego. Amerika rero gufocusinze ku kintu bita Iran. None nayo barashaka Iran barashaka ibabarikaniza. Aburi Amerika yateguye ba Salva Kiir bagomba kujya mu myanya hariya. Igomba kuba kuko imansite yirabangamye. Nanjye iyo ndebye ku ikarita Middle East mitambona ko Iran ari ikibazo. Yego. Ibintu bijyanye no gukonsolida Middle East. Icyo kintu kingana gutyo mutumvikana. Bize ngo region ntago bifite. Ibyiza bari ukukibarikaniza noneho wa mungane haka. Barashaka kugiteza ubukene butabaho. Noneho imente navuka incyane. Yego. Ugenderamo ba Salva Kiir bagwete wefata hariya. Naye fata hariya, naye fata hariya. Kibe kirarangiye. Karere noneho kujya focusinge kuri Iran gusa uzajya uhora ukora ingendo ngo ubanze mve Jordan imba itari uburyo kubyumva. Saka tarumva ibintu bari guteke umbe guhoreyo.
yego ibaze kuva intambara yatangira amaze kujya inshuro 5 ni ukugira ngo yumve mudu y'abo bantu yumve ibiri kugenda bihinduka n'iki nabo bategura ikarita ya nyayo cyane ariko burya n'undi rega Jordan akamara ifite nuko ari epicentre y'abantu Amerika ya consolide yego ariko undi Jordan burya ntabwo ifite igisirikare gikaze Jordan budget militaire ni miliyari 3 rumvira cyane urumva ni kimwe na Nigeria iracyari nko ku bihugu byo muri Afrika urumva Jordan FARDC irusha budget nuko wenda ari epicentre nyine y'abantu Amerika yafasha ariko ndi ntago yego none se izi ngendo za Blinken ubundi zaba zivuze iki muri bihugu nukumva nyine nukugira ngo donc Blinken ega nakubwiye ngo ku ntambara burya diplomasi iravuna cyane kurusha na front line na propaganda yego Blinken ntago buragomba gusinzira ubundi ahantu hose ari tension z'intambara yego ntagomba gusinzira nejo bundi yamagaye Kenyatta numva twari tubigarutse tware bibonye kuri uvuga ngo izo regio zose ubushize ari hamagaye Lorenzo izo regio zose donc tension zijye hasi yego bafokasinga ku byo bashaka none iyi hano mu karere niyo ntibayishaka totaluma ko irabatwara umwanya ntibayishaka kuko byarangira nta mu agent basigaranye yego muri Middle East barashaka Iran gusa na za results zayo nakubwiye yego gusa rero kugira ngo making sure ibyo bintu uhora urebe ko nta wundi wabizamo yego kuko burya barabona ntago ari kubizera abarabu Amerika batinya kuko na cya kintu cyo ko ngo Israel ngo yatsinze ibihugu bitaratu burya ntago kirabavamo uraza Jordan byagenze gute ubu uraza Jordan na za Misiri bavuga ati bashobora kwita bafatira uko ibyo bintu bizutse kavuga ati wa mujinya wa kera natwe twerekane ko kuri 6 itakunze kuko burya rega nta mwara bushaka Israel hariya nubwo wenda na Iran nayo hari abatayikunda ariko burya barabo bose ikintu bahuriyeho ntago bashaka umuntu twisiraheri hariya Iran urwango ruziro yo bagiye muri bya bindi by'abashiyite n'aba ngo abasuni n'abashiya kuko nabo ubundi ko basenga bose Imana imwe ubundi bakabumvikana kandi bumvikanye burya Amerika hari ukuntu yahita ihungabana rwose kuko Amerika ikora ahantu hari ubutane abisilamu bose bafatanyije aba Middle East Amerika yabirangiye kandi nayo irabizi batinya kubi abarabu intambara y'abarabu se yarangira do ntigirangira kuko bavuga zarawora kiboro bituraguritse bisasu bagira bate ubundi sibo ijambo iterabwoba ryatangiriyeho nese urambwira ngo Iran ifatanyije na Arabia Saudite urumva bakeka ko Israel yamara imisinga intambara yaba yabonetse Israel yamara imisinga urafiri muri Middle East nuko Iran na Saudi Arabia badakora kandi ukuntu ibihugu bafite kuntu bingana bijya kungana wareba noneho na Arabia Saudi Arabia ifite ariko noneho kwa nyine Iran nayo yagiye kuba ko yagiye Amerika yagiye kabanzi ishyira kamite uvuga ngo igihugu cyose gikora kuri Iran yagifite kamite za Amerika zitari munsi y'icumi zikizengurutse mbese ziri ni nka watchdog zigomeza ziri mbega gutyo nuko rero muri Middle East wenda tuzongera tuyikora geopolitique yaho igeze kuri ubu ariko numva update ari izo ngizo none Houthis yo rero Houthis ni igura nakaga cyane kurusha Hamas ko Hamas we usibye ko ari muvuma kandi muvuma bifite abantu bifite ama ideology mu bantu n'iki byose ariko uryo wakubise results zawo uvuga ngo amatano bara bomba izo yarashize abayobozi harimo banizwe beshi bandishwe diplomasi yayo donc nimbirani gushyikirwa ikabiri mu bibazo umva irahungabana ubwo Houthis kwa ko yo gira ahantu hari strategique hanyura amato y'abari abantu y'ibicuruzwa iyo bahagurutse ari benshi uvuga ngo buri muntu wese ungukira kuri ntuza kuri Red Sea yahagurutse muri coalition iyo bayiriho rwose ese Houthis je ntabwo ndumva kuki Houthis bayibandaho cyane kurusha Hamas Houthis cyambere undi ni Israel nayo yishinzwe kuko buri muntu wese uri hari utumvira Amerika ni Israel mushinzwe ariko noneho byaje kugara ko kujyangetanya batere Houthis bisaba guca mu bindi bihugu kandi noneho kugira ngo nimba bizukiye rimwe
urumva guca hano wari umwe ntago yabishobora ahubwo n'ubu bamwe begeranye nawe Hezbollah na Hamas we wenda arafokasinga n'abandi bari muri Syria ariko babisaba guca muri za Jordan hirya mu bindi bihugu Amerika ubwayo ifite izo ntuza izo logistique ishobora gufatanya n'Abongereza na Australia bose bagahaguruka bagasanga uwo nguwo noneho ikindi kibitera nuko Iran wa mujinya yagomba kuroha muri Hamas na Hezbollah yarawugabanyije uhora muri Houthis wose urumva hakeneye ingufu nyinshi bahita bahaguruka rero ndakeka ikiganiro twagisoreza aha tukabashimira reka dushimira abadukurikiye ku bitekerezo tuba twatanze niko tuba tubona ibintu kandi no ku ntambara ya Kongo rega ubundi ntambara ya Kongo nimba abantu bakuvuga ko ari abakongomani bo y'intwaro burya ntago ngiye mfite itegeko ryo gufana umukongomani wishoye mu ntambara ntago babindeba erega si nibyo gusa abantu nyine se turafana ko donc twe turabanaliste twe turi netre tureba les forces de frappe za buri muntu nimba watsindwa tukakubwira ko watsindwa nimba watsinda tukakubwira ko watsinda cyane rwose nta mpamvu yo kugira ngo tukubwire ngo watsinda kandi watsinda cyane rwose byaba ari ubushukanyi kwa tugiye mu bufana kandi ntago ari byo oya ntago ari byo reka rero dushimira abari badukurikiye tubibutse ko comment twababwiye ko rwose tuzakira twasanga harimo izaba elite tukabasubiza tukayingurana izindi nama ku buryo yewe hashobora no kuviramo ikiganiro kindi kiba cyakurikira cyane cyane yo abantu babajije ibibazo biri strategique abadutuka namwe muze mutuke turebe ubwenge bwanyu mu gutukana aho bugeze reka tubashimire murakoze cyane ibihe byiza dusubire abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda abari hanze y'igihugu abari mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu bidukikije uyu munsi twabazaniye muganga uvura ibya kinyarwanda akaba avura indwara zose zananiranye indwara zose ikibazo cyose waba ufite hamagara muganga 0788 46 uyu muganga arizewe agaruza ibyibwe ahereza abagore babuze urushako bagashaka abagabo bamwe inzoga bakazivaho abakobwa babuze abagabo babona abagabo uyu muganga nta ndwara nimwe atavura abashaka kujya mu mahanga abacuruza mu gahomba abafite ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu mwese muhamagare muganga 0788 53 ni umuganga utajya unanirwa n'indwara nimwe ibaho yo ku isi ukeneye ubutunzi ukeneye kugubwa neza mu rugo rwe abagabo batesa abagore batesa abagabo uyu muganga byose arabishoboye